Okay, reka dushime Imana dusenga. Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje kuri uyu mwanya mwiza, iyi saha tuje hano dushaka gusubukura umurimo mwiza waduhaye. Twatangije umurimo w'ivugabutumwa ufite intego ivuga ngo gusobanukirwa umuhamagaro wanjye, igice cya mbere. Noneho tugiye kuvuga ku cya kabiri. Ubane natwe mu mwanya dufite n'abaza gutwumva, abadukurikirana, udufashe umwuka wawe urusheho kugenda udusobanurira, n'abacu basobanukirwe, kugira ngo turusheho kunoza umurimo wawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Merci beaucoup. Abadukurikiye, nitwa Pasteur Ngabonziza Guillaume. Je suis père de 4 enfants, marié légalement. Nkaba ndi pasteur ordonné à l'église Youth Gospel Assembly. Nkaba ndi na fondateur wa ministère d'évangélisation pour sauver les âmes. Ubusanzwe nkaba ndi umwarimu. Ibyo byose tubishimira Imana. Tudatinze kuba dukurikiye, tuributsa ko twatangije ikiganiro cy'ivugabutumwa gifite intego ngo gusobanukirwa umuhamagaro. Ni byiza ko umuntu asobanukirwa umuhamagaro afite, cyane cyane ko twese tutagize amahirwe yo kugira abatwigisha cyangwa abadutegura. Imana mu bumana bwayo n'ubuntu igiduha. Uyu murongo wa TV Glorion bidufasha kuba twagira umwanya nk'uyu nguyu. Abayobozi Imana ibaha umugisha, aba bafashe umwanya bagategura na hano bagatanga n'ubutunzi bwabo. Imana ibahe umugisha. N'abari ku buhanga bw'ibyuma ntabwo twabibagirwe, Imana izabiduhembera. Noneho tudatinze, ku batashoboye kudukurikira, twavuze ko harimo ihamagaro y'uburyo butanu. Uwa mbere ni intumwa, wa kabiri umuhanuzi, gatatu ni umuvugabutumwa, kane ni umupasiteri, gatanu akaba ari umwigisha. Umwigisha rero ni umuntu nguko twavuga ko ari mwarimu. You work on your telephone here. Dudatinze turaza gusaba ko abadukurikira basobanukirwa ko iyo mihamagaro ni ubuntu, tuyihabirwa ubuntu, kandi ikora kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kugira gute, burusheho kugenda bwaguka. Iyo dukora umurimo w'isi dusabwa kugira ikintu kimwe. Rimwe na rimwe batubaza experience mu kazi, bakanatubaza ese mwaba mwarigeze kugira ahantu mukora, bagadusaba n'urupapuro rw'aho twakoraga kugira ngo barebe mu by'ukuri nimba dufite ubuhamya bwiza. Iby'Imana ntabwo ari byo twasuzugura, ni byiza ko tubisobanukirwa nabyo, kuko tuzabihemberwa tukiri hano ku isi, ndetse no mu ijuru tuzabihemberwa. Reka introduise dusoma muri Yeremiya 48. Jeremie 48 umurongo w'10. Muri hanganira ikinyarwanda cyacu ntabwo kiri native, ariko birajyana. Haravuga ngo havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa, kandi havumwe uwima inkota ye amaraso. Gukora umurimo w'Imana ugononwa ni ukuvuga avec légèreté, ubunebwe, utabyitayeho. Biblia iravuze ngo uwo muntu ni nk'uko kwikururira umuvumo uturutse ku Uwiteka. Ngo kandi havumwe n'uwima inkota ye amaraso. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inkota ni ijambo. Ijambo tuvuga ni ijambo ribohora.
twabohotse biciye mu rugamba rukomeye rw'umusaraba Yesu yaciyemo atanga amaraso ye kugira ngo wowe nanjye tubohorwe. Ni ukuvuga ko uvuga butumwa ribohora, rivuga ko ku maraso ya Yesu Kristo ko umuntu yacunguwe. Ni byiza ko tubisobanukirwa kuko mu vugabutumwa harimo amavole menshi. Hari abahitamo kubwiriza icyo bita prosperity gospel. Prosperity gospel ni ivugabutumwa rishingiye ku mafaranga, ku butunzi, kandi niryo ryafashe isi. Abantu benshi ibyo nibo byishimira. Umubwira ngo agiye kujya Dubai, agiye kuba big man, agiye kugura ibingibi, ati amen amen amen. Hari noneho indi vole yivugabutumwa iyo bita repentant gospel, yigisha repentance. Niryo vugabutumwa Yesu Kristo yaje kwigisha, en commençant par Jean-Baptiste. Yohana umubatiza niryo vugabutumwa yaje atwigisha, avuga ngo twihane. Iyo twihane noneho dushobora kubona n'ibyo byose, kuko ufite amafaranga ushobora no gushaka Imana ntuyibone, ariko ufite Imana ntiwabura amafaranga. Le verset n'est pas toujours vrai. Hari n'irindi vugabutumwa rero, na niryo abanyamitwe benshi bakoresha, baryita witchcraft demonology gospel. Nivugabutumwa ribwirizwa abantu bababwira ko hari ababaroze, niba tabigenza gutya bashobora kurimbuka. Abantu n'ubwoba n'ibibayemo n'ama-insuffisance na ignorance, ubumenyi buke, barabyitabira. Bakabwira ati no, ugomba gutanga igitambo. Bagashaka na scripture zibafasha mw'iyo ntuzi. Kuko muri Afrika bagiye biga ibintu bya philosophie religieuse. Bakavuga ati no, abanyafrika mubabwira ibya witchcraft demonology, ibyo bintu bizatuma bahamuka, kuko n'imyizerere yatwe yiwacu twadusanzwe tubizi, kanaka arapfumura, araragura, aragira gute, ibyo ngibyo mubizane. Eglise zacu za Gipantekote niho usanga abantu benshi, kubera gutagira ijambo ry'Imana rihagije, wabakoreraho siporo ushatse. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko tuyigize uyu mwanya, ntabwo tuzongera gukonona umurimo w'Imana, kuko twahinduka ibivumi. Niko Yeremiya 48:10 atubwiye. Nihuse rero twavuze ko number 1 hari umuhamagaro w'intumwa. Intumwa twavuze ko un apôtre rituruka mu Kigereki bisobanura, c'est pour récapituler ku muntu utaruhari, apostolos bisobanura un envoyé spécial, sent with a special mission. Nanavuze ko hari intumwa z'uburyo butatu. Hari apôtre du Père, niwe Yesu Kristo. Kuko ibyo tuvuga twabibaza Bibiliya, reka tubaze urwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo ibice 3 umurongo wa mbere wonyine, niwe tugiye gusoma. Haravuga ngo, nicyo gituma bene data bera, mwebwe bafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Intumwa n'umutambyi. Donc c'est un apôtre de Dieu et aussi un sacrificateur. Watuzaniye ubutumwa buturutse hehe? Mu ijuru. Hari benshi baharira n'abisilamu iyo bavuze ngo no, ngo Jésus c'est un apôtre, ngo non, il n'est pas un apôtre. Oui, c'est le vrai apôtre. Abandi bagomba kumenya ils sont de quelle catégorie. Niwe watuzaniye ubutumwa buturutse mu ijuru, et c'est un sacrificateur. Umurongo wa 2 reka tusome, uravuga ngo ukiranukira iyamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Ni byiza ko dukora umurimo w'Imana dukiranutse kuwa dutuma. Iyo twavuze un apôtre du Père, akaba ari we Yesu Kristo watumye. Hébreux 3 verset 1 harabivuga expressément que Jésus c'est un apôtre de Dieu. Donc yatumwe mission spéciale yo gucungura umuntu. Mose yari afite mission spéciale yo gucungura Abisiraheli abavana muri Egypte. Peut-être tu es aussi un apôtre de ta famille.
kugira ngo ucungure umuryango wawe. Quelqu'un d'autre ashobora kuba afite iye nani. Ndashaka kuvuga ko muvuga butumwa harimo icyo bita mission générale, ni mission Imana itanga ku buri muntu wese. Mission spéciale ni Yesu yifite, spécifique igatangwa na Saint-Esprit. Niyo mpamvu twavuze ko deuxième catégorie des apôtres, il y a 12 apôtres, les apôtres du Fils sont à 12. Bariya twasomye muri Bibiliya turabizi twese, ntabwo mbavuga amazina wakoze dita. Abo ngabo ni Yesu wabihamagariye, ariko ibyo yabatumye dushobora kwibaza mission spéciale yabatumye. Yaravuze ngo muri Yohana 20:21-23 aravuga ngo mbahaye amahoro yanjye. Bari 10 abo yahaye ayo mahoro. Yuda yari yarangije kugira gute? Yari yarangije kwimanika. Undi utari uhari nawe babonekera ni Thomas. Ese Thomas ashobora kuba yarakiriye kwa ayo mahoro? Hari intumwa z'inzererezi qui ne sont jamais avec leur maître. Arababwira ngo uko data yantumye nanjye niko mbatumye. Hari abaza rero bafite mission y'inda zabo cyangwa ibyo batekereza bakaza biyitirira Yesu Kristo. Je m'imagine umuntu Yesu atanga iyi announcement nimba nawe afite ubwo butumwa nk'uko data yamutumye. Yavuze ngo mwakire mwuka wera, ngo kandi mbahaye power of remission of sins. Wabo muzavaniraho ibyaha bizaba bivuye. Ni byiza ko dusengera abantu tukanababwiriza neza, kuko benshi babayeho bafite ubwoba bw'ibyo bakoze. Iyo bakiriye Yesu Kristo bo bashobora kwakira amahoro. Intumwa rero ubutumwa buri special Yesu yabasigiye. Mugende mubatiza abantu mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi bagomba kwigisha repentance gospel. Intumwa z'uburyo bwa gatatu hari intumwa du Saint-Esprit. Twabisomye mu Actes des Apôtres ukuntu byagenze ubwo basengaga mwuka wera atoranya Paulo na Barnaba ngo bagende bakore umurimo Imana agize gute yabatumye. Donc c'était pour les amis qui n'étaient pas là. Kabiri twabonye ko hari appel prophétique, umuhanuzi. Umuhanuzi c'est la bouche, ni umunwa, c'est les yeux de Dieu et c'est l'oreille de Dieu. Igihe umutambyi ari umunwa w'abaturage ku Mana, Imana nayo igiye isubiza mu muhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu ubayeho yarakwiriye kuba afite ijambo ry'Imana, akabaza ijambo ry'Imana kandi ari umuntu wubaha Imana, kuko hariho ba faux prophètes hakaba hariho des vrais prophètes. Ariko kuba vrai prophète buri muntu wese yabiba abyemeye, kuko c'est question de discipline. Hari n'abantu batari nabo bahanuzi ariko ubona bafite noble character mu buzima busanzwe. Twavuga benshi abo banemera bagapfa ku bintu abandi batapfira. Umuhanuzi Isaya yishwe na famiye ye bamukerereye, kuko ubutumwa yavugaga ntibashoboraga kubwihanganira. Hari igihe yavugaga ubutumwa bakamwirukankaho, bigezeho Imana imuhana chapitre ya famiye ze wabo, byabaye ngombwa ko bamwishakira. Bamwirukanseho, amateka avuga ko yuriye igiti aza kumanuka hagati y'igiti cyari gifite umwobo, baramukatiramo, niko yapfuye. Hari n'abandi benshi bagiye batererwa mu nzobo nka ba Yeremiya, ba Daniel bagatererwa mu nduza, mu nzobo z'intare, ariko iyo bamenye ntibayihakana. N'iyi saha uwo mwuka urahari. Umuhanuzi ashinzwe ku point. Kiriya kibazo kigiye kuza. Hariya Imana irasaba ko bigenda gute? Gutanga gasopo, donc guidance is pointful. Ntabwo umuhanuzi yarakwiriye kuba ari umuntu udasobanutse cyangwa avuga ibintu byo gushidikana, full of doubts.
agenda hari n'ibyaha biba byihishwe mu bantu batagaragaza, Imana ikabimubwira, agomba kuba afite nawe uburyo bwo gutanga ubwo butumwa. Ntabwo tugenda ngo tube nk'abavayu, aho ushobora gusanga nk'ubutumwa bw'igihugu ugasanga uri kubuvuga mu nzira, uri kubuvuga kuri televiziyo, uri kubuvuga mu itorero. Hoya, ubutumwa bw'igihugu Imana yo buguhaye ujya kureba umuyobozi, parce que un serviteur de Dieu ni umuntu usobanutse. Va voir le leader. Umuhanuzi Elisa, il était conseiller du roi. Kuki umuhanuzi ufite ubutumwa atatera intambwe? Hari ukundi Imana yaguha ubutumwa wowe uri muri eglise yanjye ari ubutumwa bwa ministre, kuki tabumpaye ngewe? Wari ukwiriye kumenya ati ubutumwa nahawe numvishe buri très sensible, ukabusengera, ukazareba ukuntu ujya kusaba audience, ukamubwira ati telle date c'était comme ça, j'ai vu ceci, honorable, faites attention, il y a ceci, il y a deux pièges comme ça. Tutuye kwisi. Ariko ugasanga nk'ibi bintu bya gouvernement uri kubivugira muri église, je sais quoi, non ça. Bon, biterwa no kugira ubumenyi buke, ariko numva abahanuzi bari bakwiriye kuba we need more prophets, kandi n'abantu b'umumaro ku buzima bwacu. Let me rush quickly. Turavuga ku l'évangéliste, n'urutoki musumba byose niko le majeur mu gifaransa niko babivuga. Uyu nguyu abwiriza ndetse akanamenyekana kurusha n'abapasiteri cyangwa n'abapotere baba baranamuteguye. Ministere ye cyangwa se ivuga butumwa rye ntabwo riri nécessairement à l'église. Mu mihanda, mu tubare, mu isoko, ariko il doit être umuntu ugomba kuba répertoriable, wamenya aho umushakira. Tushobora kumwita prédicateur ou évangéliste cyangwa si pêcheur d'hommes. Yesu ari kumwe na ziriya ntumwa yabwiye Petero ngo wowe ngugize umurobyi w'abantu. Kubera iki? Ba Petero bari bashinzwe kumuzanira abantu, akaba ari ubabwira le message du royaume. Nabivuzeho ko message du royaume igenda horizontalement, igihe twebwe message de l'église igenda verticalement. Nza mvuga ngo ndi pasteur, bo wanyoboka gatoya ubwo nkakugira vice nkaba reverend. Uwo wabwirije nawe wabona afite na kashe ukabimbwira tukamushinga iterambere. Mukanya gatoya nkabambaye bishop. Tugenda twubaka verticalement, bikazagera igihe Imana dusenya dupfa ibintu bidasobanutse. Kandi iyo ngenda mbwiriza umuntu nawe akabwiriza undi, je reste pasteur, un bon pasteur, ntabwo ari ngombwa ko ntangira kuvuga ngo j'ai des fidèles, 5000 fidèles. Au moment Imana iri kubona ko ntacyo nyimari. Alors, titre ntacyo ivuze, ahubwo icyo dukora imbere y'Imana. Uyu muvuga butumwa rero aho yageze haba amahoro. L'évangéliste nguko nabivuze afite mission yo kuba pêcheur d'hommes. Kuri umurobyi aba yicaye mu bwato. Ubwato mwibuke ko Yesu asanga Petero yamusanze ari mu bwato. Hari amato menshi aza mu bwa Petero. Ubwo bwato busobanura église. Église zose Yesu ntabwo azirimo. Amen. Nawe umenye kuri église, nawe uri église kugera ku isaha. Umutima wawe ufate nk'ubwo bwato. Umutima wawe ufate nk'ubwo bwato. Pêcheur d'hommes. Umukristo wese iyo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abihita agira iyo titre. Pêcheur d'hommes, umurobyi w'abantu. Icyambere, ubwo bwato ni église. Nani file ariyo nshundura. Igereranywa na Biblia, la parole de Dieu, igufasha gufata amafi. Rame ni gute bayita mu Kinyarwanda bavuga ingashyi. Ingashyi c'est le Saint-Esprit. Iyo uri kugashyira gutya ubwato bitabuhindukira gutya.
le saint esprit ni ugomba kukuyobora. Abantu bose ntabwo arabo kubwirizwa. Hari aho Imana yakubwira ngo ne prêche pas là-bas, bari abantu ndubabwirize. Ushobora kuvuga ati eske Imana yabuze umuntu kubwiriza abantu runaka? Exactly. Paulo yarari mu vugabutumwa agiye kubwiriza nijoro, mwuka w'Imana uramubwira ngo mwiyazi minere ntubwirizemo. Ariko mu kanya gatoya yaje kubona umuntu amuhamagara amurembuza ngo uze udufashe Makedonia udutabare, ngo amenya ko mwuka w'Imana abashakaye. Niko baje kugenda, bagezeyo niho bahuye na la première femme européenne wakiriye Kristo bita Lydia. Uwo Lydia niwe n'umuryango we nibo baje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, baranabatizwa, na niho basize urusengero. Donc il faut être guidé par le Saint-Esprit. Donc église itemera mwuka wera, iyo église nta kizagufasha. Nuba un pécheur d'âme ou d'homme, utagira inshundura yacu ni Bibiliya, la parole de Dieu ivuga iki? Ntaho uzageza abantu. Nihuse rero ndashaka kukubwira ko aho umuvuga butumwa yageze prédicateur haba amahoro, bagira impano zihariye. Reka tubaze Bibiliya Actes des Apôtres 8 ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 5 ndageza ku 8 twumve. Bibiliya ivuga ngo Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya arabwiriza ibya Kristo. 6 abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. 7 kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagiraga benshi barakizwa. 8 haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Bwana sifiwe. Aho evangeliste yageze, la sécurité totale. Abadayimoni bateza abantu kujagarara, bagateza igihugu kujagarara, umwanda, insécurité. Bibiliya itubwiye ngo evangeliste Philippe yamanutse Samariya. Ndashaka ko twibukiranya ko Samariya wari umurwa aho la prostitution était autorisée, uburaya bwari bwemewe. Hariya niho Yesu yasanze na wa Musamariya kazi wagiraga abagabo ngo 5, iryo joro we yari afite. Yesu avuga ngo no wararanye nawe ntabwo ari wawe. Avuga ati wabimenye gute? Aho ngaho ndabibutsa ko Petero yigeze kujyaho kubwiriza na Yohana, abantu b'i Samariya babirukankaho hafi kubica. Baje bahagira ngo wahamagaye wa muriro Eliya yari afite zambaraga yari afite ngo twice abantu b'i Samariya, kuko bari abantu vraiment ce sont des tomates pourries. Yesu arabwira ngo oya, ntabwo nazanywe no kugira gute no gushaka no kurimbura abanyabyaha, ahubwo nibyo byanzanye. Wenyine yagiyeyo ahura navuga ko yari nka rene wa prostitution, avuganye nawe wenyine yajyanye ubutumwa iwabo, avuga ngo mpuye n'umuntu udasanzwe. Byatumye ya ntumwa ya Yesu Kristo Filipo wari usigaye ari evangeliste yoherejweyo neno. Imbaraga yari afite muri we zo kwirukana abadayimoni, ngo byatumye umunezero ngo habaho n'amahoro. Ahantu hari insécurité ushobora koherezayo abantu ba leta na renseignement ntibashobore kwirangizayo, ariko woherejeyo abantu b'Imana bataraba bo kugenda bakubwira ngo toba Mungu akubariki, bafite ijambo ry'Imana, aho haba amahoro. Kubera ko ijambo ry'Imana ryonyine babyita mu Cyongereza ngo good news. Abantu bose baba bafite ama news ariko atari good ones. Imana itugirire neza. Twari tuvuze kuri evangeliste. Benshi dusanga muri eglise buzuyemo ngo intebe abantu babuze naho bicara, kandi ababo Paulo yajyaga no mu maguriro no mu muhanda. Twari dukwiriye kuba ahantu tuzi hari akavuyo.
abavuga butumwa bakajya gukora ibyo biraka. Imana itugiriye neza. Reka nihute ngere kuri pasteur. Moi aussi j'ai eu la grâce kimwe namwe nk'abapasiteri bagenzi banjye mwasengewe n'abatarasengerwa n'abari kunkurikira. Iyo ni good news. Un pasteur ni runo rutoki hano bashyira iyi bague de mariage. Uyu nguyu afite inshingano zo guhuza abantu n'Imana ubudatandukana. Kimwe nk'uko induza, kimwe nk'uko kimwe nk'uko impeta twambara. Ngewe impamvu ntayambaye uyu munsi nuko ntarindurutse mu rugo nanazindukiye ahandi. Nk'uko dusabwa kubana n'Imana ubudatandukana, iyo bari kudushingira, iyo turi gushingira abantu tubabwira ngo kimwe nk'uko mubonye ko iyi mpeta nta hantu ifatanyijwe, nta hantu ishobora kuba barayihurije, namwe musabwe kubana akaramata. Pasteur afite inshingano zo guhuza abantu n'Imana. Ntabwo ari kubahuza n'idini cyangwa n'umuryango we, ahubwo afite inshingano zo guhuza abantu bagafatana n'Imana ubutatandukana. Noneho nihuta gatoya mbabwire ko le pasteur c'est un collègue de Dieu. Abantu batangiye kuvuga ati reba noneho tu veux t'égaliser avec Dieu. Ijambo ry'Imana rivuga expressément ko pasteur ni umushumba. Amen. Reka dusome Zakariya ibice 13. Zakariya ibice, umuhanuzi Zakariya ibice 13. Ndasoma umurongo wa 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ndasoma umurongo wa 7 kugira ngo tugere kuri target kubera amasaha. Inkota y'Imana ihagurukirizwa umwungeri. 7 aravuga ngo byuka wa nkota we urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kubita umwungeri intama zisandare, kandi n'abato nzabashyiraho ukuboko kwanjye. Bwana sifiwe. Uyu yari ari guhanura uko Yesu, urupfu rwa Yesu ukuntu azagira gute, azaba. Inkota twavuze ko ari ijambo ry'Imana. Yesu kujya ku musaraba byari byarahanuwe. Bibiliya iravuga ko ni mugenzi wanjye, umwungeri kimwe nanjye. Nimba twarabaye abungeri, turagiye intama, twadukwiriye kumva ko nous sommes des petits dieux, collègues. Ariko ibyo bibazo turi tayari kubicamo kugira ngo intama nubwo Imana yaziproteja, ariko wowe ushobora gupfa ku bwazo. Je vais donner un mauvais exemple. Bantu badashobora kwemera. Uzi kuba wowe waba uri pasteur uri muri eglise ugenda na masiripa, abakristo bawe bose wambaye urukweto rw'amafaranga make ari nk'ibihumbi tuvuye 120. Abo pasteur ngabo ntibabyemera. Bavuga ngo tiye mfu pasteur. Duca mu bikomeye cyane kugira ngo turengere intama. Umubyeyi aca mu makuba kugira ngo urubyaro rwe ruzabe neza. Sasa mchungaji. Zaburi 24 nana arabivuga neza. Dawidi aravuga ngo Bwana ni mchungaji wangu. Noneho Imana niwo mwungeri wanjye, sinzaburanirwa. Ngo andyamikiza majani mawichi. Amba ibyo ndya, simbura ibyo ndya, ntabwo amvira mu bwatsi bwume, ahubwo amba ubwatsi bubisi. Nituragira intama z'Imana pe mu bwatsi bubisi, zizagira amata, tuzagira gute? Tuzarya, tuzanywa. Parce que turi kuvuga kuri pasteur, ndashaka no kuvuga vuba ku nshingano responsabilité pastorale. Nk'umupasiteri twadukwiriye kumenya ko pasteur ni umugenzi w'Imana, collègue de Dieu. Ariko urebye bad behavior benshi dufite, wavuga ngo uyu ni collègue de Dieu. Hari n'abana twiganye ngewe ku isaha,
bahindutse de docteur kandi twiganaga nabo kuri kaminuza tout en état docteur sinagirana n'amasaha 5 n'isaha sinagirana nawe kuko imyitwarire ye n'ukuntu ari très vulgaire sinashobora kubana nawe. Umuntu ushobora gusanga ngo ati moi je suis docteur, j'ai terminé, j'ai été aux États-Unis, nta muntu n'umwe yuba iwe yahageze n'ihungabana kukaza hageze iyo ugize ibyago uhinduka umukoresha. Ntabwo ariko Imana idushaka. Right attitudes. Imana isaka ko pasteur, ngiye kuvuga kuri profil pastoral, responsabilité ya pasteur iya mbere ikomeye ni ukwigisha, inspiring, yasobanurira abantu, yabaha inspiration and strengthening, gukomeza abari bagiye gutentebuka. Yes, very good. Inshingano ya kabiri, batize new converts, abantu bakiriye agakiza, abizera bashya. God bless you. Ni inshingano ya kabiri. Iya gatatu, afite gutanga Holy Communion, gutanga igaburo ryera, ngo muri commandment Kristo yabasigiye ko muzajye mukora gutyo kugira ngo twibukirane. Ni inshingano pastoral. Iya kane, ordaining weddings, agomba gushingira abashaka gushakana, ariko abigishije ingingo 5 zikomeye z'ubuzima. Iya mbere ko bagomba kubaha Imana, iya kabiri bikabigisha kuri finance, gestion de l'argent, kuko urugo rudafite amafaranga sinamenye uko naruvuga, twese turabizi. Ingingi ya gatatu, agomba kuba bigisha ku kintu bita sexualité, kuko nimba dafite formation il doit être un sexologue. Nimba taragize amahirwe yo kugira amahugurwa ku bijyanye na sexualité, iby'imyororokere, nashaka ibitabo cyangwa ajye mu ishuri bamwigishe sexualité, kubera ko ntituzagira igihugu kizima, ntituzagira abaturage bazima, twarapfuye sexuellement. Niyo mpamvu uri gusanga abantu bari kugera mu myaka bagize nk'abana 6 mu rugo, akavamo ngo hari iby'umugabo yankoreye umugabo wanjye tubana atigeze ankorera, parce que on a rencontré des faux pasteurs. Icyagutangaza ko no mu ijuru batanga izo nyigisho zijyanye na sexualité, nubwo utabusanga byanditswe muri Bibiliya fully. Ingingi ya kane, agomba kwigisha abagiye kubana ukuntu bagomba gukora communication. Hari abagabo abagore babayeho mu ngo atamenya ikiganiro, ibyo yabwira umugabo, ukuntu yabana n'amafamiye, ikiganiro cy'abana ugasanga ari vulgaire. Yarakwiriye gufasha mu ubwo buryo. Ingingi ya gatanu, akabigisha ku bintu bita management of family and friend relations, ukuntu urugo rwabo rutagomba guhungabanywa n'imiryango y'iwabo umugore cyangwa umugabo cyangwa se inshuti zabo. Izo ngingi mbere yuko ashyingira abo bantu yarakwiriye kuba azizi, yarazibagize gute. Ndarangiza ku nshingano pastorale ya gatanu, agomba gukora icyo bita visite pastorale, gusura intama, umenye uko babayeho. Rimwe na rimwe Imana ishobora no guha ubutumwa cyangwa itabuguhaye. Ibyo pasteur n'inshingano tufite. Ndarangiriza kuri priorité none. Priorité pasteur agomba kwitaho, akwiriye kwita ku bantu bita na Bibiliya bivugaho imfubyi n'abapfakazi. Iyo bagize ikibazo, le pasteur est censé être tout près, ababe iruhande. Abakabiri ni abantu barwaye à l'hôpital. Hari ikintu cyiza nakundiye nos frères musulmans, ils sont présents dans des hôpitaux, nubwo spirituellement batabariho, ariko vraiment sur le plan alimentaire ils sont là. Icyo kintu un pasteur devrait être là, spirituellement et matériellement. Gatatu, priorité pastorale, families in funerals. Famille zagize ibyago babuza babo, le pasteur devrait être là-bas. Cyangwa l'église,
comme corps. Gatanu abantu bagize accident cyangwa bahuye n'ibibazo rimwe na rimwe umva ngo mwuzure byagenze gutya, c'est ça de service pastoral. Les réfugiés, les sinistres, le pasteur bari bakwiriye kuba ari byo ma priorité z'ubuzima bwabo bwa gipasteur. Pourquoi? C'est éviter que Satani ou les agents sataniques baba présents et avant et devant aho wagombaga kuba wowe mbere bakahakubanza. Umuntu utigeze kumenya Kristo iyo abonye umutabaye nubwo atajyaga no muri eglise yanyu ashobora gukunda ibiyo mubamo kubera ko wamugezeho. Abanyu noneho tekereza wowe uri pasteur, abakristo bawe bahuye n'ikibazo, icyo kibazo ntabwo wari ukizi, ukimara gukimenya urwana intambara yo kugira gute yo guhagera. C'est parmi les priorités pastorales. Noneho akazagenda bikurutira nicyo bita prière sacerdotale. Ubwo nari mvuze kuri pasteur, ndarangiza ntanga recommandation ko ya de faux pasteur mwazabasoma muri Ezekiel 34 n'ibihano Imana yabagize gute yabageneye. Ndarangiriza kuri mwarimu mwiza. C'est l'oreille ni ushinzwe gukurugutura noneho ugutwi kw'aba Kristo, akabigisha ku rwego buri muntu wese atangira kumva ijwi ry'Imana akanarisobanukirwa. Kuko iyo dukizwa ikimana dukorera hari amapamba lekoto, Satani agenda ashyira abantu mo amakoto yo gutuma abantu batumva ijambo ry'Imana cyangwa ngo barikundi. Niyo mpamvu ubona mwizo mbaraga Satani aba yaradeployize mu bantu. Iyo mugeze muri eglise uzabona umuntu wari wavuye mu rugo saa 2 yambaye atwaye n'imodoka, saa 3 barangije kuririmba atangira gusinzira kubera ko batangiye kuvuga ngo Bwana asifiwe. Ya mapamba abadayimoni barushaho kuyongereramo, ntishimira ijambo ry'Imana nta n'ikiriosite afite. Abari mu rero cyangwa agasinzira mu rusengero, sinshaka kubavuga ariko ni benshi abo